Waramutse neza. Iki gitondo turasangira ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 32 duhereye ku murongo wa 15. Kuva ibice 32. Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditsweho impande zombi inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandikwa ku buryo bwo gukeba bubiriho ari ukw'Imana. Yosuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza, abwira Mose ati urwo rusaku ni urw'intambara iri mu ngando. Aramusubiza ati iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina. Uburakari bwa Mose buragurumana, ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko, abimenera munsi y'uwo musozi. Yenda icyo kimasa baremye aragitwika, aragisya agihindura ifu, ayiminjira mu mazi ayanywesha Abisiraheli. Mose abaza Aroni ati aba bantu bakugiriye iki cyatumye bazanira icyaha gikomeye? Aroni aramusubiza ati databuja, uburakari bwawe ntibugurumane. Uzi aba bantu yuko berekeje imitima ku kibi. Barambwiye bati turemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira nti ufite izahabu wese ayikature. Nuko barazimpa, zijugunya mu muriro, havamo iki kimasa. Mose abonye ko abantu babaye ibyigenge, kuko Aroni yabakundiye ko bigenga, bagahinduka ibitwenge ku banzi babo, Mose ahagarara imbere y'aho babambye amahema aravuga ati uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho. Arababwira ati Uwiteka Imana y'Abisiraheli iravuze ngo mwambare inkota zanyu mwese, mugendagende hose aho dushinze amahema, muve mu irembo ryaho rimwe mujye ku rindi, umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. Abalewi babigenza uko Mose yabategetse. Kuri uwo munsi hagwa abantu 5,000. Ndasubikira. Igihe cyose habagaho ikibazo n'igisubizo Imana yaragitangaga. Igihe cyose urubanza ruje ruzana n'agakiza. Aho ikibazo abantu ntibabasha gutahura, cyangwa se bagundira icyanya barimo n'ibyo bita ibisubizo, bakibuza ibisubizo by'Imana. Mu itangiriro icyaha cyarakozwe na Adamu na Eva n'ababakomotseho, bavutse bari mu ruhande runyuranye n'urw'Imana. Mwibuke ijambo riratubwira ngo mungarukire. Iyo rero Imana itubwira kuyigarukira, biba byumvikana ko tutari kumwe nayo, twari mu ruhande runyuranye n'urwayo. Icyo gihe rero Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, haranditswe ngo biremere ibibabi by'imitini. Bafata ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Ntabwo ibibabi by'imitini ari byo byari byagenwe ngo byambike isoni z'ubwambure bwabo. Nyuma rero haranditswe ngo ni uko Uwiteka abaremera umwambaro mu ruhu arawubambika. Igihe cyose ni igisubizo kivuye ku Mana gishobora gutuma abantu bagubwa neza. Abantu bari barashutswe mu kinyejana cya 15, ariko muri ibyo bihe niho Martin Luther yaziye azana icyitwa ihinduramatwara mu myizerere. Babwirwaga ko ibyaha byabo bishobora kwishyurwa, ibyaha byabo bishobora kwishyurwa babyishyuriye amafaranga, ibyaha byabo bishobora kwishyurwa ngo batuye igiceri cy'izahabu mu isanduku,
uretse n'ibyabo ngo n'iby'abapfuye mbere yaho baramutse babyishyuriye nabo ngo bagubwa neza iyo roho zabo ziri. Mu by'ukuri ibyo bintu ntabwo byari ibya Bibiliya. Abagenda mu nyanja bagendana ikintu cyitwa catalogue, cyitwa mu gifaransa bacyita busole. Abagenda mu nyanja ibyo bajyaga batwigisha ngo 4 points cardinaux, ni akarangamerekezo kuko mu nyanja ntiwamenya amajyaruguru, amajyepfo, aho rirasira. Inyanja ni ikintu kinini. Njye nagize amahirwe naye sinabyumvaga neza, ariko nagenze mu nyanja ya Pasifika, twasuye Korea y'Epfo. Inyanja ni ikintu kinini cyane, nabonyeho n'amato manini, ntabwo nari nakabona ubwato. Naherukaga ubwato ako nabwo ni na bunini bwa Mwanza. Mwanza ari amazi ya Mwanza. Ubwato mujyamo n'imodoka zigaca munsi nazo zikabuparikamo, ubwato bukazambutsa, mukongera mugasohoka mukajya mu modoka murenze amazi. Inyanja rero udafite ako karangamerekezo ntabwo wamenya aho hari n'igihe wasubira aho waturutse, kuko inyanja ni ikintu kinini cyane. Ubundi bavuga ko ubuso bw'ahari amazi ku isi ari ubwikube bwinshi cyane, ariho hanini kuruta ahantu haba ubutaka. Rero iyo busoro utayifite ntabwo wabasha kumenya iyo uri kugana. Iyo uyifite niho ikwereka ngo aho uri kugana uri kujya iburengerazuba, ese niho wifuza, ugahindukira uramutse wajyaga mu majyepfo. None Bibiliya ihari ngo iyobora abantu, ariko abantu n'ubundi bayoboka ibyo bishakira. Abantu benshi bayobotse ibintu bidafite aho bihuriye n'umutima w'Imana. Noneho tugarutse mu nkuru ya Adamu na Eva, Imana ngo yabaremye umwambaro mu ruhu irawubambika. Nicyo gisubizo cyonyine gishobora gutuma badatinya Imana, badahunga Imana, kandi badaterwa ipfunwe n'ubwambure. Nyuma yaho rero abana babo Kayini na Abeli bajya kunyura Imana, nabo ngo bayihe igitambo. Bari babizi ko gutanga igitambo ari itegeko, ari ngombwa, kuko bafitanye n'Imana ikibazo, kugira ngo Imana ibemere. N'ikimenyimenyi haranditswe ngo nuko Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Urumva rero bashakaga ko Imana ibitaho. Ikibazo rero umwe yatwaye ituro uko abitekereza. Mu bitekerezo bye ngo yari umuhinzi w'ubutaka, afata umwero mwiza w'ibyo yejeje ajya gutura Uwiteka. Uwiteka ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Ibyo birumvikana ko yari yiteze kwemerwa nta katari yagize. N'abavuga ngo atuye injonjori, ibyo ni ibyabo, ntabwo babasha kwiga cyangwa se ngo batekereze cyane. Se waba utanze ibitari by'umumaro byakwangwa ukagira umujinya nk'uwo Kayini yagize? Ahubwo yari yatanze yibwira. Hari n'ahanditswe ngo nukora ibyiza ntuzemerwa. Bivuze ngo rero bashakaga kwemerwa. Mvuge ko iyo ngingo bashakaga kwemerwa. Maze Kayini atemewe ararakara cyane. Bivuze ngo yari yateguye ibishoboka byose ku ruhande rwe ngo ayemerwe. Ubwo rero yatanga iby'umumaro muke, by'agaciro gake ntiyemerwe, yari bubyakira, ariko yari yakoze ibidasanzwe, yumva ari byo yari bwemererwemo indobanure n'ingano ifatika. Ntabwo yatwaye mu gipfunsi, ntabwo yatwaye ibintu bidafite agaciro, ahubwo byari icyitwa best of the best. Noneho Abeli we yabwiwe icya mbere cyo ari ikibazo afitanye n'Imana, abwirwa ko kiri bukemurwe n'itura atuye Imana, abwirwa n'ubwoko bw'iryo tura ari buturemo Imana. Haranditswe ngo yayituye uburiza bw'umukumbi n'urugimbu. Nicyo gituma no mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 4 handitswe ngo kwizera niko kwatumye na Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nacyo cyatumye nubwo yapfuye na bugingo n'ubu akivuga, nuko Bibiliya havuga. Kubera iki haranditswe ngo kwizera kuzanwa no kumva?
rero niyo Abeli yaragize kwizera birumvikana ngo hari uwo yumvise yaramubwiye ngo kugira ngo Imana ugirane nayo ubusabane buzima uzayitura ituro rihe uburiza n'urugimbu. none icyo nsobanura, ikibazo cyose Imana yagiteguriye igisubizo, ahubwo impamvu tutagubwa neza tunyuranya n'ibisubizo Imana yaduteguye. Nta na rimwe hariho ikibazo ngo habure igisubizo. Ntabwo turi bato cyane, urabizi ko buri cyumweru cyangwa se ukwezi kose iminsi 30 ntabwo wabura intambara, wabura ikintu ubona utari kubonera igisubizo cyangwa wabura ikikwituraho. ariko iyo dusenga tuba dushaka kunguka ubwenge bw'Imana ngo tubone ibisubizo mu bituzengurutse. abe ku gato abe ku kanini, ese ubundi ukita gato ubundi ubwenge bukakurenza bwo urabusangaho. Imana iduha ubwenge, Imana iduha umutima ukomeye, Imana iduha kurenga intambara. Ubu rero twebwe nyuma yo kuvuka ubwa kabiri ntabwo turi kurwana n'Abafilisitiya, ntabwo turi kujya gutata Yeriko mu buryo busanzwe, ariko natwe birahari. ahubwo abantu batabona ko hari ibyo dukeneye mu buntu bw'Imana, abantu ntabwo bashaka gukanguka. natwe Abafilisitiya ntibabuze, Goliyati ntabuze, ntabwo tubuze kujya kuzenguruka Yeriko, ntabwo tubuze kujya gutata ngo tubone Abanaki. none se inkuru za Joshua na Kalebu, inkuru z'abatasi 12 boherejwe gutata, iyo tuziga turi kwigiramo abasubizanije kwizera, baravuze ngo kuko Uwiteka akitugabije igihugu, cyangwa kuko Uwiteka abatugabije tuzabarya nk'imitsima. Bagendana n'isezerano ryonyine, abandi bo ngo twabarebaga ngo tukabona turi inzige. babona Abanaki b'igihugu boherejwe gutata. iyo twiga ibyo ni ibihe mpamvu natwe ntitubuze kuba tujya tugwa mu kutizera kw'abo batasi 10, tukigishwa rero kugira ngo twigire ukwizera kuri abo basubije gusa birebanye n'isezerano, kandi koko batsinze urugamba. ngo nibyo koko icyo gihugu ni icy'amata n'ubuki, ngo ariko ngo hari abantu ngo biba abagabo barebare banini ngo ku buryo twabarebaga tukabona turi inzige. natwe urugamba rurahari. nkwibukije ibyo dufite imbere, banza ko kwaba ari kukubuza gutekereza. birahari byinshi, hari iby'umuntu ku giti cye, hari iby'itorero twese dusangiye. ibyo byose rero Imana yateguriye buri muntu igisubizo. hari ikintu nigishijwe njya nanga ko kinyokipa, kinganza mu mutima, ikintu cyo kubika igitekerezo kiri negatifu, igitekerezo kiri muri minus, igitekerezo kiri muri kuramo. Uravuga ngo niyo ntagira iki bifatika mu biganza ngo mbipfumbate, ariko umutima wanjye reka nzawugwizemo amasezerano. Amasezerano yaragurishwa se? nzawugwizamo amasezerano. ari mugenzi wanjye w'umupasiteri wambwiye ngo muri 2007 nta muntu wari ufite smartphone. yego, tubu ntuyifite ubyihorere rero. iki gihugu uko kigenda gihirwa gitera imbere, ntuzirirwe wigora ngo uzagenda mu modoka ute. ibintu umuntu udafite ngo wigora ngo bizava he. as long as itorero rikura, igihugu gitera imbere, ibintu bizaza. niyo mpamvu njya nsitetsa abantu, ni njyewe ndashaka gushyira imbere kwisomera Bibiliya byonyine, gukora siporo no kujya ndya imbuto. si ibyo kubera iki? ibyo bintu rero muzi ko imbuto zirinda indwara, zifasha umubiri w'umuntu, n'imyitozo ngororamubiri ituma ingingo z'umuntu zimera neza. naho ibyo guhirwa no gutera imbere, ni ibintu
mu gihe tubaye mu cyanya dukwiriye kubamo ni ibintu bizizana. Rero mu mutima wawe utagize urucantege gusa ukabika isezerano rirahagije kuzaguhira ugahirwa. Kera hari umvanye isezerano umugore wanjye ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka, ntabwo wapfobya ijambo ariko hari igihe uhita wumva utari kurifatisha. Uwiteka azatanga minerivare ate, ariko iyo ari we ugusezeranije nibyo bizima. Ko ab'isi bo hari n'igihe yabivamo akimara no kubivuga bitewe n'uko umwitwayeho, bitewe n'ukuntu witwaye ku muntu ubuntu ashobora no guhindura ibyo, kuko hari n'igihe ariko ari Imana ica inzira. Ni nayo mpamvu handitswe ngo kwizera ni uguhamya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kubera iki ari ibyiringirwa biterwa n'uwiringirwa. Tujya tubiririmba ngo ni wowe kwiringirwa, nta wundi wo kwiringirwa atari wowe Yesu. Ibyiringirwa biba byo bitewe n'uwo nguwo nyirabyo. Nawe ari umuntu usanzwe akwiringisha ikintu uhita uvuga ngo ntabyo wamubwira, urashimira ariko ukagenda uvuga ngo nzabibara mbibonye. Hari n'igihe yahindagurika, kuko Imana ntabwo ihindagurika. Rero ndakomeza ku nkuru ya Kayini na Abeli yaremewe. Bari bafite ikibazo ariko Imana ntiyari kure nabo ngo ibahe igisubizo nk'icyo yahaye se na nyina Adamu na Eva, ibambika ubwambure ikoresheje umwambaro mu ruhu. Maze rero uburiza bw'umukumbi Abeli aremerwa. Ndihuta mvuga inkuru imwe gusa ya Nowa nawe urubanza rwaraje mu Itangiriro ibice 6, nari mvuze Itangiriro ibice 4 ku nkuru ya Kayini na Abeli. Umwuzure waraje ariko Imana yari yabwiye Nowa ngo nuko wibariza inkuge mu giti cyitwa goferu, ihoma ubushishi imbere n'inyuma. Iyi nkuge rero nayo cyabaye igisubizo, ni agakiza kakijije abantu mu gihe cya Nowa. Nubwo urubanza rwaje ariko rwagendanye n'agakiza. Ntabwo nkomeza ntanga ingero z'icyago cya 10 mu gihe Imana yabwiye amoko Abisirayeli ngo bafate umwana w'intama bamurye, hanyuma amaraso basige ku nkomanizo no ku mpamo z'imiryango by'amazu bawuririyemo. Buri muri muzi naza akabona amaraso arikomereza. Byose ni ibigaragaza ko urubanza ruraza ariko rukagendana n'agakiza. Handitswe ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ubwo rero uko ahubwo intambara zakubana nyinshi niko n'agakiza wajya ubona ubunararibonye n'ubuhamya bw'agakiza bwinshi. Kuko icyo mpamya ku Mana nta kibazo kizakuzaho kidafite agakiza, kidafite igisubizo. Ahubwo ikibazo kihinduka wowe kutabona icyo gisubizo ugahimba icyaha. Mu Kuva rero ibice 32 abantu bagomye ku Uwiteka. Bagomye ku Uwiteka ni handi nabwo agakiza kari gahari. Agakiza rero ni ijambo ry'Imana. Mose ahagarara imbere y'aho babambye amahema, aravuga turi mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho. Nta kindi byasabaga uretse kwimuka ukava mu ruhande warimo ukajya mu ruhande Mose arimo, kuko nirwo yari yise uruhande rw'Uwiteka. Ariko kuko abantu batimutse baratekereje, bibuka ubwonko bwabo bibutse ibyo barimo mu kanya gato kagirangira, babona badakwiriye. Kandi koko hari igihe uvuga uti ni nayo mpamvu abantu biyahura. Igitekerezo kibabwira ukuntu kuba batariho byabaruhura kuruta kuba bariho. Nuko abantu biyahura. Haranditswe ngo wasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga akicwa. Abagabo 2 cyangwa 3 bamuhamije
nkanswe ukandagira umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje agahemura umwuka utanga ubuntu. Rero abantu barimburwa n'iki? Icyaha, urubanza ntirusigana n'agakiza. Kuki abantu batimukira ku gakiza? Mu kubara ibice 21 Bibiliya yerekana ngo bazamuka umusozi Hori, niba mbyibuka neza, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa n'urwo rugendo, bavuga Uwiteka na Mose nabi. Baracumuye nibyo, ntabwo twimakaza gucumura, ntabwo dushyashyariza cyangwa ngo shishikariza abantu ngo bakore ibyaha. Nta n'umuntu ujya wikururira ibigoye, ibibazo. Tujya tubyita mu Cyongereza tribulations, challenges, difficulties. Nta muntu, ariko byose ni no mu Kinyarwanda, amakuba n'ibyago n'amagorwa. Amagorwa, ibyago, amakuba, nta muntu wakwikururira ibyo. Ariko igihe bukugwiririye ibyo wibuka, ntabwo bijya bisigana n'agakiza. Ibyaha rero nabyo Bibiliya igivuga ngo nihagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu byo Uwiteka yabuzanije akagibwaho n'urubanza. Wumva nta kundi ngo ntiyarakitumye, ariko yakoze icyo Uwiteka yabuzanije kandi yagiweho n'urubanza. Nibyo nyine. Ntabwo Bibiliya ikomeza ivuga ngo wazapfe ngo yikozeho. Imana ihora iduha agakiza. Imana iduha agakiza. Bya bintu by'abarokore bajya bavuga ngo abantu baza aho twacumuriye ngo ariko ntibajya bamenya aho twihaniye. Ngo aho ngo twahuriye n'Imana. Nuko izo mvugo babivugamo ari mbi, ntabwo zivugitse, ntabwo ari ziri biblical. Ariko buriya umugani, umuntu yagiweho n'urubanza nibyo, ariko Imana ntabwo ibishaka kumwica. Ubundi handitswe ko umuntu utazihana ari Satani wenyine. The devil will not repent. Ariko abantu b'Imana ihora ibaha agakiza, ihora iduha agakiza. Kuko mu kanya gato, Ifaransa bakita d'un coup. Mu kanya gato umuntu ahinduye umutima yagendana n'Imana. Na Kayini rero yaje kwihana. Gute? Yabwiye Imana ngo igihano mpariye kiruta icyo nakwihanganira. Uzambona wese azanyica. Imana haranditswe ngo nuko Uwiteka amushyiraho ikimenyetso kugira ngo hatazagira umubona akamwica. Ikimenyetso cy'Uwiteka rero ubwo aramubabariye. Uwiteka yababariye Kayini nubwo yishe Abeli. Ariko igihano yaturira Uwiteka ati ibihano mpannye. So Imana imushyiraho ikimenyetso. Imana ritanga agakiza. Umugani aho Imana ihera, aho Imana igirira abantu ubuntu, ntago ari ngombwa kuko abarore ubyakiriye nyine ucyumva ijambo ukarifata ugahindura umutima, nta kabuza Imana iguha ubuntu bwayo. So ariho ibiri amagorwa, ari icyo cyaha, Imana iba yiteguriye kugukiza kandi ijambo riraza ngo uri kubera agakiza. Ikibazo ni uko urihigika, imanza ucuka aba arizo ushyira imbere. Oya ntago nkwiriye. Yewe hari n'igihe twajyaga twiga iby'igipasiteri ukumva wabivamo kandi ukumva ufite impamvu. Ndabona ntari umugwaneza, ndabona ndi umunyamabi, ndabona ibintu byera by'Imana hato bitazangendaho. Hari inkuru y'abana b'umutambyi Eli bitwaye nabi. Hari igihe wajya kugira igitekerezo ngo wabivamo nkibera umuturage usanzwe gato ntazaba nk'abana b'uyu mutambyi bakoze aya mabi. Abusalomo yirutse kuri se Dawidi, uti yewe ndabona ahangaha ndi kwiruka ku mugaragu w'Imana nanjye hati Imana itazampa igihano giteye ubwoba. Ibintu byari normal. Abusalomo umuhungu wa Dawidi yaramugenje amwiruka ashaka kuba ari we wima ingoma. Ibintu nk'ibyo byose ibyo wakwisangamo byose nta kitari normal.
ahubwo se aho ijwi rivugiye ngo ngwino mu ruhande rw'Uwiteka, ntago Mose yigeze avuga ngo hazaba ngo aba ntibazi. Mahirwe arabonetse, wowe uracyari mu manza uca wicira wihereyeho. Ibyo ni ibitekerezo bya Satani. Yuda yararimbutse, ntago Yesu yigeze ashaka kumurimbura, ahubwo Yuda yarimbuwe na Satani ngo nakoze icyaha, nagambaniye amaraso atariho urubanza, agenda kandi uba wumva yumvaga ari mukuri, ariko ibyo ntago byari bifite imbaraga, ntabwo ibyo byari bifite agaciro kuruta ko yari bwibuke ijambo rya Yesu ryamubwiye ngo aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo babarirwe ibyaha. Yego nagikoze, nagambana amaraso atariho urubanza, ariko se ntabwo ari jya ufata umwanzuro, kamundebe umwanzuro wa Yesu. Aya ni amaraso yanjye y'isezerano rishya ameneka ngo mubabarirwe ibyaha. Iyaba ibyo ari byo byamwuzuye umutima, yaba ibyo ari byo byamwuzuye umutima. Muri iyi minsi ndi kwibaza ijambo riba mu Baheburayo ibice 10:38, ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo dukize ubugingo. Reka tuzirikane icyo. Dufite iki? Ntabwo dufite kurimbuka. Dufite iki? Dufite kujya mbere. Mfite amatsiko mu myaka 7, niyo vision nihaye. Mfite amatsiko, buri gihe nciye mu gace k'ibibare mpagarara hirengeye nkareba umusozi wacu. Mfite amatsiko kuba uzaba wuzuye ibyubakwa, harimo na muvoma z'abantu b'amaguru n'abatwaye ibinyabiziga. Amatsiko y'abantu igihumbi baziyongera kuri twe. Iryo teraniro rizaba rinejeje bingana iki? Hari igihe nasemuriye umuntu, pasiteri ahita anyohereza mesaje ngo icyo cyongereza ntabwo nyumva. Ntangira kujya nsoma ibitabo ntahari. Noneho mba nibaza icyo gihe rero iteraniro ry'abantu 2,000, umuntu wese aba asabwa iyo vision, icyo cyerekezo kukibwira, akajya yongera cyitwa upgrade, kuzamura ubushobozi bw'ibyo urimo, niba ukanahimba n'ibyo udasanzwemo ukabigiraho ubumenyi. Numva imbere y'abantu bangana gutyo ntabwo wakabaye ikigero uriho uba ari cyo uzaba ukiriho. Yewe bafite amatsiko. Rero dufite kwizera kujya imbere kugira ngo dukize ubugingo bwacu n'ubw'abandi. Ntabwo dukwiye kubana n'iyo mitima y'urucantege ngo byagucanze, ibintu wabizambije, ubundi wabyihoreye, ngo si umuhamagaro wawe, cyangwa ko Imana idaha umutima abantu benshi ngo bakorere ubutumwa bwiza. Imana ntiduha umutima se ngo dutange ibyacu kugira ngo twihutishe ibikorwa, ariko Satani si cyane ko bari kure. Uricuze, umuryango wawe, uwo mwashakanye ari bubibona ate? Nibyo ibitekerezo bijya biza mu muntu ntajye mu ruhande rw'Uwiteka. Ahangaha rero abantu bagiye mu ruhande rw'Uwiteka bibujije andi majwi arimo arababwira, baravuze bati umugaragu w'Imana avuze ngo tujye mu ruhande rw'Uwiteka kandi ho hari amahoro. Batera intambwe bajyayo, bagaruka rero bicisha inkota bagenzi babo bagumye muri rwa ruhande rutari urw'Uwiteka. Ntabwo babicishaga inkota, ahubwo bati dore ikigirwamana mwakiramyaga mute? Ubundi baramya ikigirwamana, Uwiteka ntiyatubujije. Ntabwo ari cyo babahoraga, kuko nabo barafatanije kukiramya, ahubwo barababwira bati amahirwe arabonetse yuko mwimuka mukaza mu ruhande rw'Uwiteka, murayibuze. Kuki utaje mu ruhande rw'Uwiteka? Nicyo babazezaga. Kugeza ubu rero utazagira uwo totero ngo uri mu ruhande rw'Uwiteka ngo nta rurimo ngo ugiye kubimuryoza. Utarurimo umucyahisha ijambo, ntabwo ari icyo gitekerezo nicyo uhangana nacyo. Niba itorero rituhaye umurongo tugenderaho, atawugenderaho ujye ubacyahisha ijambo ko banze kugendana n'uruhande rw'Uwiteka. Utazagira ngo kuri ubu hicishwe inkota wanze kujya mu ruhande rw'Uwiteka. Nsubikira aha rero, abantu tujye tumenya ngo ibibazo bigenda n'agakiza. Nk'uko icyaha cyagenda n'agakiza,
kurimburwa kw'isi yose n'umwuzure kwari gufite agakiza k'inkuge, kandi n'icyaha twabayeho tutakitumye nacyo twabonye agakiza k'ubuntu. Haranditswe ngo mwaguzwe ubusa, ariko nanone uzacungurwa ari nta feza utanze. Kuki abantu batakiriye gucungurwa? Banze kujya mu ruhande rw'iteka, urubanza baca nirwo baba bumva rukwiriye. Reka rero ibyo ari byose by'itorero tujye twimuka. Kwihana ni ukwimuka. Ndasenga nsubikira aha ngaha. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye ko turi amahoro, utwemere twibuze imanza duca, twibuze intekerezo zacu, twimukire gusa ku isezerano ry'Uwiteka, twimukire ku ruhande rw'Iteka, niho hari amahoro. Tugirire ubuntu, umunsi wacu duhire, byose mbisabye nizeye izina rya Yesu. Amen.